Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba mugire amahoro ya Kristo Yesu. Tubahaye ikaze ku Mukanguzi TV mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya wo kugira ngo duhuze ibitekerezo tuganire ku by'ubwami. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ratubwira ngo uko mubonye wa munsi urushijeho kwegereza mujye muteranira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu. Nk'uko mubireba rero turi kumwe na mwene data ntari buze kuvuga, araza kubibwira. Tugira umugisha wo kuba turi kumwe nawe kandi tugira umugisha wo kuba turi kumwe namwe. Ariko mbere yo kwivuga reka tubanze tumwinginge adusengera Imana, hanyuma yo kudusengera turaza tubaha ikaze nawe tumuha ikaze. Yesu abaha umugisha. Turabakiriye. Dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye. Haleluya. Kuko umugambi wawe ni utumye tuba turi hano. Imana ishimwe. Kugira ngo tuvuge ibyungura ubwoko bwawe. Haleluya. Kandi natwe bitadusize. Kuko niwe wabanje kutwungura bwa mbere. Waganiriye n'abigishwa, Bibiliya iravuga ngo ubungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Yego. Muri ubwo bwenge wabunguye byabafashije no kungura benshi. Amen. Turi hano kuko hari icyo watwunguye, natwe twifuza gufasha abandi nabo bakunguka. Bana natwe kandi ubane n'abadukurikiye bose. Imbabazi zawe zitugumeho kuva ikiganiro tugitangiye kugeza gisoje, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Tubahaye ikaze nanone. Imana ibaha umugisha. Abantu mukunda gukurikira ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV, abarisangiza abandi kandi abakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana, turabashimiye. Turabashimiye. Imana ihoraho, Imana idakiranirwa ibaha umugisha. Nkunda by'umwihariko gushimira abantu kandi tukanabasabira umugisha. Abantu mukurikira Umukanguzi TV, nababwiye ko nta mugisha w'ubusa ubaho. Umugisha wose urakorerwa, n'uwo mugakiza ubonwa kubw'ubuntu, umuntu yihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Biravuze ngo rero abo mwahaye ijambo ry'Imana mwaramiye ubugingo, ariko kandi ibyo mwebwe mwariye ku bw'umubiri mwabibiye umubiri, hanyuma abo mwafashije mwabibiye n'ubugingo. Yesu abaha umugisha. Niba umuntu aguha ibyo kurya akaba aramiye umubiri, iyo utanze ijambo ry'Imana uburamiye ubugingo. Imana ibahera umugisha. Reka twakire mwene data turi kumwe nawe. Imana duteye iteka yo kuba turi kumwe nawe, kandi namwe reka twakire uri hafi namwe tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha. Turakwakiriye mwene data, wasuhuza abantu ukanabibwira. Murakoze cyane. Mbanje kugushimira. Amen. Anicet, Imana umpaye umwanya. Yego. Ariko dushimira Imana niyo yawuteguye mbere. Amen. Niko twe tuwisangamo. Ndanezerewe kuba ku Mukanguzi TV. Imana ishimwe. Byumvikane ko nanjye ndahari kugira ngo nkore umurimo wo gukangura. Amina. Nubwo uraza kumfasha kumenya abo nkangura, ni wowe uzi aho baryamye cyane, aho basinziririye. Ijambo rirabashaka. Birashoboka cyane ko bamwe banzi, ariko harimo n'abatanzi. Nitwa Ev Anicet Misago Alfred. Yego. Ndi umukristo uri mu rugendo rugana mu ijuru. Imana ishimwe. Urwana nk'abandi bakristo. Amen. Imana iduhana umugisha. Misago, mumfashe tumuhe ikaze. Imana imuhe umugisha. Tutewe iteka n'Imana ryo kubana namwe. Ntabwo mukunze kuboneka muri uyu mujyi wa Kigali. Hari ahantu muri kuboha amahema, mugani wa Paulo, kandi ni umupapa ufite umuryango, ni umubwirizabutumwa by'umwihariko w'ibitabo by'ubuhanuzi bwasizwe. Mbyite ngo bwasizwe kuko ntabwo ari buri muntu wese ujya wigisha igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli cyangwa ibyahishuriwe Yohana. Ni impano y'Imana rwose. Imana ishimwe. Birenze no kubikura mu mashuri. Ni impano y'Imana. Ariko tutarajya ku nsanganyamatsiko dufite uyu munsi, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana muri samari, nubwo dukumbuje abantu kuzabyumva. Igice mwumva nta kirimo kitari ingenzi, ariko mwumva mufitemo ubutumwa kuruta ikindi gice. Ni icyakangahe? Ugize uti ni igitabo kinini kandi birimo byinshi ni ingenzi cyane. Birimo byinshi ni ingenzi. No kuvuga ngo igice twumva kiri mu butumwa cyane.
bwa none kuko mwihangane mbace mu ijambo impamvu nta gice kitarimo ubutumwa ariko harimo n'ibyasohoye tutumva tuvuze ngo igice kirimo ubutumwa bakagira ngo hari icyo dusibye ahubwo icyo mwumva cyane cyane kireba ba none kitasohoye bizasohora ni ikihe wabimenye uri mwihishurirwa amin kuko umwuka n'umwe yego ni igice cya 21 kivuga ku by'ijuru rishya n'isi nshya ni nacyo gice nakunze kuvugaho cyane hari n'abataratinye kunyita umuyehova kuko abayehova babazi nk'abantu bavuga ku by'ijuru ku by'isi nshya hari n'abambatije mu yehova ngo nkunda kuvuga ku bintu by'isi nshya kuko ari ubuzima bw'ejo turi gusanga buri hano imbere turimo dusanga mbuvugaho cyane kuko ari bwo budutegereje kuruta ubwo dusize Imana ishimwe kandi bikanaturemamo ibyiringiro kwaho tujya hahari amen aho tujya harahari iyo umenye kwaho ujya hahari ntuterwa agahinda nuko uhombye aho uva ntabwo uterwa agahinda nuko uhombye aho uri kuva iyo umenye kwaho ujya hahari hari umuntu bamenesha bakamukura mu byo yari arimo batanafite aho bamwereka ajya kuba ikiba gikurikiyeho nta kindi hari ijambo abanyarwanda bita kwangara ni umuntu udafite icyerekezo bamukuye aho yari ari ntibamweretse aho ajya igikurikiraho ni ukwangara uramusanga hano umusange hano nta cyerekezo afite ariko umuntu uvuye ahantu yeretswe ahandi agiye ntatewe agahinda nuko ahombye ahavuye noneho iyo ahagiye ari heza kuruta aho ava Imana ishimwe yihatira kwiyibagiza cyane ahava ngo bitazanamutera kongera kuhakunda yego hari umudamu wambabaje umudamu twita ngo ni umudamu wa Loti bakunze gukoresha ijambo rivuga ngo ni Mukaroti izina rye nyirizina ntabwo rikunze kugaragazwa cyane bavuga Loti ngo na Mukaroti uriya mudamu yamenye yari kuva ariko agira ikibazo cyo kutamenya yagiye yamenye yagiye ko ariho hari ubuzima kuruta havuye ntaba yararebye ntabwo barashyize umutima havuye ahubwo yari kwima ikintu cyose cyatuma yongera gukunda havuye ahubwo akareba hari kujya ahura n'ingorane rero gukunda havuye kuko atazi yajya bituma ahura n'akaga yiturwa ibihwanye no gukunda ahava yanga ahajyanwe twe rero kuvuga ku gice cya 21 iby'ijuru rishya n'isi iyo tuvuze ijambo hari kuzamo ijambo rishya ijuru rishya n'isi nshya ntibumve ibishya nk'inzaduka hari ibintu biza ari bishya ariko ari inzaduka kandi inzaduka zose siko zigwa abantu neza hari n'inzaduka zitugwa nabi ari nayo mpamvu hari abahitamo kuguma ku mwimerere nubwo banabyumva nabi hari ijambo twasomye rivuga ngo umuntu aguma uko yari aragihamagarwa kandi hari igihe umuntu ahamagarwa afite ubugoryi bwinshi n'umubwiye aguma uko yari aragihamagarwa ni nko kumubwira ngo gumana bwa bugoryi bwawe nibwo buzima nibwo buzima ariko iki Bibiliya yita ngo ni ibishya ngo ibya kera bizaba bishize ngo ntibizongera no kwibukwa ngo ndarema ibishya ibya kera birashize ni ibishya koko bizaba bizanye n'ubuzima bushya tutagereranye n'ubwo twari turimo Imana ishimwe nkundishije abantu gukunda ubuzima bw'ejo hazaza cyane ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mwiza aho dutegereje umukiza ko azava kandi byongeye kuba ari ijuru rishya n'isi nshya ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hari iby'amatwi atumvishe n'iby'amaso atigeze abona kandi iri juru rishya riracyari mu migambi y'Imana n'abamarayika ntibararibona rizahishuranwa kuko Bibiliya itubwira ko hari ijuru rizazingwa n'isi igakurwaho hakarimwa ibindi bishya nubwo abavuga ku kuzingwa kw'ijuru yego n'iyi si ntabwo twese tubyumva kimwe hari abavuga ko isi izahindurwa kuruta uko yazingwa ikavaho guhindurwa bavuga niba yabagaho indwara abantu ntibabe bakirwara
niba habagaho ubukene ntihabeho umukene uzongera kubaho tubwo yabaye nshya kuko yagize gute ibyinshi byagize gute byahindutse ariko ukuri kwa Bibiliya nuko isi twigeze tubona cyangwa uyu munsi tubona izakurwaho burundu itazongera kugaragara Imana ishimwe hakaza indi nshya iremwe dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya kuko isi ya mbere n'ijuru rya mbere byari bitakiriho niko ijambo ry'Imana rivuga n'inyanja yari itakiriho yari itakiriho amen ako karagaciyeho kandi ijambo ni ijambo nkunda kubabwira ngo dusenge mbere yo gusenga kandi na nyuma yo gusenga dusenge mbere yo kumva ijambo twumva ijambo ry'Imana na nyuma yo kumva ijambo twongere twumva ijambo ry'Imana Yesu abaha umugisha Misago Alfred tubahaye ikaze ku Mukanguzi TV murakoze cyane by'umwihariko natwe turabashimiye ko mutwemereye kwicara hano wavuze uti ninde turi bukanguke rwose abantu mu buryo bubiri ari umuntu usinzirijwe n'ibitotsi ariko hari n'ibitotsi by'urupfu hari n'ibitotsi by'urupfu kuko kuzurwa rimwe na rimwe Yesu yabyise gukanguka ubwo ibitotsi by'urupfu ushatse kuvuga se umuntu ntabwo sigiye umuntu yagiye muri sirikare bagiye kumushyingura ntabwo biri ari ibitotsi by'urupfu ahubwo ni ugupfa uhagaze hari urugingo ruba rwapfuye izindi zikiri nzima urwo rugingo ruba rwapfuye rushobora gukangurwa n'ijambo ry'Imana ni rwa rupfu se rwabwiwe Sarudi ko ifite izina ry'uko iriho kandi ari intumbi ni rwo rwurwo exactly nuvuga ngo intego y'Umukanguzi TV ni ugukangura ni ijambo rizura ubugingo bukamera nk'ubukanguwe yego noneho bwa kabiri hari abantu basinzira mu byiciro bitatu hari umuntu usinzira asinzirijwe n'umunaniro iyi si ifite ibintu byabaye amakuba bibi bigeragezo bibi byago biraza bibiruhurirane ku bantu bibatera umunaniro utuma bazinukwa kuba maso none umunaniro ntabwo ari impamvu yemerwa se ndagira ngo unyumve uyu munaniro wazanywe n'amakuba mu kinyarwanda cyuzuye bawita umuruho uyu muruho si umuntu wawizaniye ariko uzuzana ibitotsi kuko hari umuntu uhura n'uruhurirane rw'ibyago tubyita amakuba nyine niyo mpamvu ko amakuba n'ibyago byikubye ubwinshi bibaye ubwinshi noneho bikamutera gucogora agacogora atashakaga gucogora ari ibimucogoje intego y'umukanguzi ni ugufatana mu maboko n'uwo wabuze imbaraga icyo ni icya mbere ariko ubwo twabimuziza se habe namba ni nayo mpamvu aho guheranwa abonye umukangurira gukomeza gusinzira ko gufite impamvu cyane ariko gufite impamvu idakwiriye gutuma uheranwa nabyo niyo mpamvu umukanguzi ariho kugira ngo dufatane kuko atinze muri ibyo bitotsi nicyo yari buzimarire ntabwo akimarira noneho hakaza igitotsi cya kabiri hari n'umuntu usinzira yisinzirije bitewe n'uko hari imirimo adashaka gukora bene abo ngabo babita kwiyobagiza umuntu uyobagiza ahanishwa igihano kiruta icy'abandi biteye ubwoba ko ari mubi juste bene uwo hari we agira ngo abikoze abizi ubundi umuntu wavuye mu gakiza umuntu waguye akagwa agambiriye kugwa azi ko yaguye abishaka ariko igihe yagezemo ashaka kubivamo burya ntabwo we yabishakaga nubwo ubu bushake bwe yabushyizeho ariko yari yamaze gupfa urugingo rumwoburije kuba uwo agomba kuba uwo ari we muri Kristo noneho abivamo agira ngo niwe ubishaka kumbi hari izindi mbaraga za Satani zikoresheje ubwenge bwe yishuka ko ari we wijyanye bene uwo rero arakangurwa uwo nawe dufite akazi ko kumukangura cyane ko Bibiliya ivuga ko bigoye ko ikintu cyose kigoranye ko Bibiliya ivuga ko bigoye iyo ivuga ngo ntibishoboka nibyo byari ikibazo iyo ivuga ngo ntibishoboka biragoye ariko birashoboka Imana ishimwe kuko ubundi nta naho ivuga butumwa ritagoranira kuba bigoranye ariko bigakorwa ntabwo yaba ari nayo mpamvu uyu murimo dukora ufite ingororano zikaze none se bibaye bitagoranye izuba ryaba riri kutwicira iki biragoranye gukangura umuntu wisinzirije umwanditsi yaranditse aravuga ngo biragoye kongera kumuhindura mushya cyangwa se kongera kumugarura mu buzima guhindura mushya ni ijambo Pawulo yabwiye abaheburayo mu baheburayo iryo jambo nemera ko ari Pawulo
impamvu zanjye nyinshi impamvu zawe nyinshi nemera ko ari Pawulo wabibabwiye we yaravuze ngo ntibishoboka ko umuntu wamurikiwe n'umucyo agasubira inyuma mu mwijima ngo ntibishoboka ko wakongera kumubyutsa aba principe bagiraga abaheburayo biravuga ngo nabagaruwe n'Imana mu isezerano iyo umuntu yahakanaga ko Yesu ari Kristo yajyaga mu ruhame agatuka Imana kumugaragara akajya kuramya ibigirwamana rero uwo watutse Imana kumugarura byari bigoye ariko kubw'imbabazi z'Imana nge nemera ko byashoboka kuko akiriho kuko wa muntu aracyariho ariko nabwo kubw'imbabazi z'Imana ko imbabazi z'Imana ziruta amahame ziruta imigenzo n'amategeko imbabazi z'Imana zirangana no gukiranuka kwayo nemera ko mu bushake bw'Imana bishoboka noneho undi muntu tuvuga dukangura ni urupfu rwabonetse kwa Adamu na Eva Imana yaramubwiye ngo iki ntuzagikore yego arangije aragikora kugikora biramwica immediately yahise apfa icyitwa uruhagaze gutandukana k'ubusabane bw'umuntu n'Imana noneho urwo rupfu hari abavukiye muri urwo rupfu Kristo arubakuramo adukura mu rupfu rwa Adamu yahereye abibwira abayefeso arababwira ngo natwe yaratuzuye ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro nirwo rupfu twari dupfuye ariko noneho tuzurirwa mu gakiza ka Kristo abantu bose bari mu isi barakijijwe ariko bose ntibakiriye agakiza uretse gato abantu bose bari mu isi barakijijwe kuko Yesu cyangwa n'abakandida bo gukizwa Yesu ni umukiza w'abari mu isi iyo baba bakandida bo gukizwa hakabaye kuba hari ikiguzi bari gutanga ngo bakabone akaba ari ipiganirwa rihari ngo bazakagereho ariko Yesu yagasizeho kugira ngo umuntu wese ukemeye akakire hano harimo abantu baduteze amatwi bakurikiye Umukanguzi TV sinzi niba mwumva akantu gasa naho kabacanga nk'uko kancanze abantu bari mu isi yose bose barakijijwe yego barakijijwe byo kuba barengerwa n'Imana se no ku munsi w'amateka batarenzaho aha niho uri bunyumvire kuba barakijijwe bariho ngo bakire kagakiza bahawe yego kameze nk'akandagaye imbere yabo reka nkoresha iryo jambo nubwo atari ryiza kameze nk'akanyanyagijwe imbere yabo aho bari aho banyura aho bagenda aho bicaye agakiza ka Kristo karabategereje nta kindi gikorwa Yesu azakora ngo abacungure yarabisoje igikorwa gisigaye ni iki wacunguwe ngo yemere ubucunguzi wacunguwe ngo yemere ubucunguzi niho hasohora ijambo rivuga ngo umwizera atarimbuka se Imana iguha umugisha kuko ubwo bayakiriye ubucunguzi amin none mu ntego y'umukanguzi harimo no kubwira abo twakita ko bakirangaye babona ibintu nukumenyesha abo barangaye batoragure bafata agakiza ijambo nasomye rivuga ngo yemwe abafite inyota nimuze n'ubuntu Yesaya 55 munywa amazi y'ubugingo mudatanze ifeza amen naho biganisha nta kindi kiguzi ubwo nukubabwira uti mwararangaye ahubwo ni mwakire muri gutinda noneho mu kinyarwanda cyiza nugukangurira umuntu yego ariho hava ijambo umukanguzi kwakira ibyo yagenewe akomeza yirengagiza abinyuraho abicaho amen umukanguzi ufite akazi gakomeye niyo objective y'umukanguzi Imana bakomereza amaboko Imana ishimwe hari nabandi bagiye barangariye hirya no hino ariko bituruka kuri ya mashami ya bya bitotsi ko hari umuntu udasinzira ariko uhondobera cyangwa uri guhunikira ahondobera uwo nawe nubwo kumukangura umukoraho wowe ntuvuga cyane hari n'abakanguzwe ibimenyetso rero umuririmbyi yavuze ngo bakanguze vuba bya bimenyetso rero twe tuje mbere y'ibimenyetso abahondobera sibo benshira nibo benshi tuje mbere y'ibimenyetso kuko ibimenyetso bikangura hari n'igihe bikangura nabi hari igihe bikangura nabi nigeze mba mu materaniro y'abantu bari hamwe bagafatwa n'udutotsi tuno dusanzwe
two guhondobera umuntu akumva agatotsi karamufasha hakaba ubwo kamufata mu masegonda make ya masegonda akayarotamo yarota akarota inzozi z'ibiteye ubwoba yarota inzozi z'ibiteye ubwoba agahita asimbukira hejuru umutima ugasimbukira ugasa naho uvuye mu gitereko ntiyongera gusinzira ntekereza ko abasa n'ukangujwe ikimenyetso cyo mu twe tuje mbere y'ibimenyetso kugira ngo Imana ibarinde gukanguzwa ibimenyetso ijambo rivuga ngo Imana izabahamagaza ikivugirizo ari igihe gusunyarisha amakuba ikivugirizo ikakugobeza ari igihe kugobeza ubundi Imana igobeza umuntu yihindukiriye uri muri position yayo yo guhindukira kuko abareba amaso noneho ikivugiriza abadahindukiye ariko banabwo bari bwumve hari n'abakangurwaho no gukorwaho Imana ikagukoraho hari igihe gukoraho igatwara ubugingo hari igihe gukoraho ikabigize ikintu nyine Imana ikagukoraho none ko numva banza hari n'ibyo twihamagarira hari ubwo ubusanga rimwe na rimwe tunasenga tuvuga duti Imana nkure muri izi ntege nkeya hari igihe umuntu yikekaho intege nke kajya avuga uti ngwino unkure muri izi ntege nkeya aho yazimukura himukozeho ikintu dushimira Imana nuko umwuka wera aratunihira hari ubwo adaha agaciro amasengesho y'ubuyobe bwacu kuko umuntu wese avuga bingana na capacity intellectuelle ariko ijambo ry'Imana umwuka rijyana bingana n'intego y'agakiza k'Imana kari muri wowe Imana ishimwe cyane hanyuma ngayo nguko twari tugize ngo tuganire ku ijambo rigira Misago ubwo yarashatse kutubaza umukanguzi ari iki ni nabande dukangura nicyo ari bande dukangura nuko uko Imana idushoboje kandi ijambo ry'Imana rikora biruta ibyo twebwe dukora hanyuma ndagira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko nyakubahwa Fred ivuga ngo umukristo mu gihe mu mpinduka z'ibihe yakitwara umukristo mu mpinduka z'ibihe yakitwara ate noneho muranyihanganira tubanze tuganire abantu bose bariho birumvikana ko bari kutwumva barahari abadukurikiye barahari rwose kandi abantu bose si abakristo kugira ngo umuntu abe umukristo yakitwara ate kugira abe umukristo ubwo kugira ngo nutari umukristo abanze amenye ngo umukristo yakitwara gutya mu mpinduka z'ibihe kuko dushobora kubabwira imyitwarire y'abakristo mu mpinduka z'ibihe ariko hari udukurikiye atari umukristo yego noneho reka tubanze turebe mbere yuko tubwira abantu ko abakristo bagenda ahubwo ushaka kuba umukristo yabawe gute biranyorohera kumbaza iki kibazo nyuma y'ibyo twari tumaze kuvuga yego mu matsinda tatakangurwa hari itsinda twavuzemo ry'abantu Bibiliya ifata nk'abantu bapfuye bahagaze ku bwa rwa rupfu rwa Adamu agakiza kagasukwa ngukemera acungurwe nako amen igihe acunguriwe nako ni nacyo gihabaye umukristo kuko ako gakiza kasutswe na Kristo Imana ishimwe noneho uwemeye kukakira ahindutse umukristo amen byumvikane ko rero ni gute umuntu ahinduka umukristo yego ntiyari we yanabakunze arifuza kuba muri uwo muryango iryo tsinda mu gihe cya Kristo mu gihe Kristo ari kuri iyi si ari gukorera umurimo hano imbona nkubona abantu bamureba ubwo ndavuga imbona nkubone kuko n'umuntu aracyawukora n'ubundi abana natwe muri twebwe yego hari abajyaga bagira n'icyo cyifuzo bati dukore dute rwose ngo tugukurikire twitwa abantu Yesu barabimubajije aramubwira mbigenze nte kugira ngo nkizwe nzaraga ubwami bw'ijuru ni benshi bamimubajije ariko reka mvugemo batatu nihuse hari itsinda rimwe ryamubajije ari ku musozi muri Yohana igice cya 6 tugire dute dukora imirimo y'Imana abwira uti umurimo w'Imana nta wundi ukenewe nuko mwizera uwo yatumye Imana ishimwe abatungiye urutoki rw'ikiri buze kubaha idandite yo kwitwa abantu
bemewe n'Imana kuko bakoze umurimo mukuru w'Imana witwa kwizera uwo yatumye. Igisubizo cya mbere Kristo aragitanze nuko bamwizera. Nuri kutwumva ntabwo ndi buze kumuha igisubizo kiri kure cyane y'icyo Kristo yahaye abamubajije. Nabasa n'ugiye guhimba ibyanjye. Uwa kabiri yavuga ati se nkora iki nzabona ubugingo noneho? Ati witondera amategeko. Atayo narayitondeye rwose nico nabanje nuhereye mu buto bwanjye nico nabanje gukora. Okay, noneho rero fata ibyo ufite ubigurisha ubiha abakene uzunkurikire inzira y'ubugingo urabuyirimo. Wo ngo fata akanya ko kubitekerezaho. Kugurisha ibyo mfite bingana no gusigara ndi umukene. Kwitwa umukene ngo nakurikiye Kristo nabyo ni ikindi kibazo ngo azunguza umutwe arahakana. Nigeze nigisha nshima uyu mugabo kwanga guhubuka kuko Kristo mu nyigisho ye ihamagarira abantu kumugana yayubatse uburyo umuntu abanza kubitekerezaho mbere yo kubizamo. Iyo umuntu aguha akanya ko gutekereza uba ufite uburyo bubiri bw'amahitamo kwemera cyangwa guhakana. Yego. Noneho kuko ibyanditswe bigaragaza ko wemeye bikamunanira nyuma afite ishyano riruta iryo utarabijemo. Nakunze uwo muhungu yanze guhubukira kwemera biranashoboka ko yaje kwemera nyuma wenda maze gufata akanya ko kubitekerezaho. Igihe umuntu akubaza ikibazo ukabutunguye utumva ikibazo cyacyo. Nangaga ko bave buriya mugabo nyamara dufite ababyemeye bahubutse uyu munsi bikaba bigize gute bibananiye bakaba basohoyeho n'ishyano riruta iryo bagombaga guhura naryo bataraza. Byumvikane ko rero guhinduka umukristo harimo no kugira byinshi wakemera guhomba. Ntabwo Yesu yakomoje ku butunzi bw'uriya mukene gusa, ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo hari byinshi twemera guhomba kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kwakira Kristo. Kuba umukristo ni ukwakira Kristo Yesu ukamwizera nk'umukiza wawe mu bugingo ukemera kugira ibintu byinshi uhomba ku bwa Kristo ubundi ukahinduka umwana w'Imana. Wenda navuga bo gusa ugahinduka umwana w'Imana. Muri make ni ukwizera kandi kwizera ni ukwemera imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu kubabazwa hanyuma gupfa no kuzuka hanyuma byose bizasorezwa mu kugaruka kwa Kristo ariko gutwara abamwizeye. Uwo muntu ababaye umukristo birahagije. Hari ibindi bimenyetso bikorwa n'idini kandi koko byanditswe. Uyu muntu ashobora gukizwa agakirizwa ahantu atazabona Yorodani. Yego. Akemera Kristo Yesu umwami n'umukiza. Ko abantu benshi bakurikira Umukanguzi TV hari n'abatari ahantu hatari insengero. Uyu muntu natabona umuntu umubatiza bizagenda bite ngo ahamye bya bimenyetso? Natabona umuntu umubatiza ukoresheje ijambo ryiza rivuga ngo hamye bya bimenyetso. Ni bimenyetso koko. Petero yarabivuze aravuga ngo na nubu amazi niyo akidukirisha mu buryo bw'ikimenyetso ariko si uko ari yakuraho ibyaha. Igikuraho ibyaha nicyo gikaze, nicyo gikomeye. Yego. Kuko igikuraho umuntu ibyaha iyo cyabimukuyeho binangana no kubana n'Imana kuko nyine ye cyabimukuyeho. Noneho ngo ariko ayo mazi agakorwa nk'ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. Yego. Nk'ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. Bivuze ko uyakoresheje afite umutima umucira urubanza n'ubundi asa n'utayagezemo. Uwo nguwo ni amahano. Abakoze amahano ni ukurya ifunguro ritari irye. Noneho rero aya mazi yakaba yagibwamo n'umuntu ubonye umwanya wayabonye mu buryo butamugoye. Yego. Amuri hafi niyo bwanamugora bugashoboka amuri hafi ariko ntabwo ari pressure yo gushyira ku muntu udafite uburyo bumworoheye ako kanya bwo kuyabona. Kuko impamvu mbabajije gutyo hari abantu hari nk'abantu twagiye tuvugana bari mu bihugu bitandukanye bambwira ngo nageze aho ndi nakira agakiza kubw'ijambo ry'Imana ariko sinabona bambatiza. Igihe mpise mu itorero nsanga imyemerere y'abarikora ntihwitse. Ntabwo ndi buze gutunga agatoki iyo myemerere nyivuga ariko kandi ayimbwiye nanjye numva sinamushimira kuba umuyobokamana munsi y'ukuboko kwabo bashuma. Arangije arambwira uti se Anise nzabona ubwami bw'ijuru
ntaragiye muri Yorodani. yego Nicyo nari mbibarije. Petero ageze kwa Korneliyo hari ibitangaza byahabereye bigera ku rwego abantu ngo buzure umwuka wera. Buzuye umwuka wera ubundi byanganaga no kuvuka ubwa kabiri. Exactly. Bari babyawe n'umwuka. Yego. Umwuka yarababyaye. Ubundi kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari ukubyarwa n'amazi. Ni ukubyarwa n'umwuka. Kubyarwa n'umwuka. Nicyo gituma wazitwa umwana w'Imana kuko atabyarwa n'imbuto y'umubiri. Cyane ko naho ijambo rivuga ngo ntawe uzaragwa ubwama atabyawe n'amazi n'umwuka. Ni Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze amazi y'Igiheburayi ivuga sperm intanga. Ntabwo ivuga amazi yo muri Yorodani. Ivuga amazi yo muri Yorodani. Ivuga amazi yo muri Yorodani. Ni intanga. Kandi twibuke ko hari abantu bari artificiel b'abakorano. Nibyo turi gukora bya manipower. Ntabwo ibyo bizaragwa ubwami. Uranakoze. Hatagira nuza kuvuga uti Aruferedi ko twari tukuzi nk'umuntu uzi ibyanditswe. Ahavuga ko umuntu agomba kubyarwa n'amazi ukabugakuyemo. Urakoze. Kuki uhakuyemo batagira ngo niho dukuyemo sicyo Bibiliya yavuze kandi ari yamazi. Yes. Ya kandi biriya umuntu uvuka gutyo mu buryo bw'amazi Bibiliya yavuze aribwo dusobanuye abavutse aturutse mu mugambi w'Imana. Ariko umuntu ukorewe kugira ngo akore imirimo abaturutse mu migambi y'umuntu. Kandi umuntu ntagira ijuru azatanga. Imana niyo ifite iryizatanga. Iyo rero itubyara kubw'umugambi wayo ni nayo ifite aho izaturaga. Imana ishimwe. Naho ubyariwe mu isi kubw'umugambi w'umuntu yaragwa iki kandi n'isi umuntu atari nyirayo. Imana iguha umugisha. Kwa Korneliyo abantu babyawe n'umwuka. Ariko kuko amazi kuko hari na Yorodani iri hafi. Yego. Itari kure yabo. Humvikana ijambo rivuga ngo ubundi se abantu bavutse ubwa kabiri bakaba babyawe n'umwuka. Aya mazi niyo twabima kuba bahamya ngo bahamye batanga ubuhamya. Gutanga ubuhamya ni igikorwa cyiza nyuma y'ibyo umuntu akize. Ubuhamya buza nyuma yo gukira. Nje kubaho ubuhamya bw'ibyo nakize. Ntabwo aje gutanga ubuhamya agifite indwara. Nta muntu utanga ubuhamya bw'indwara agifite indwara. Utanga ubuhamya kw'indwara ugize gute uyikize. Niba icyo nari kuzazira ari indwara nkaba nyikize nkaba simbonye umwanya wo gutanga ubuhamya. Nta bwiriza rivuga ko utatanze ubuhamya azahanwa nk'umuntu ukirwaye. Icyo akora kuko afite igihe cyo kubaho nabona ako kanya nahamye ntacyo bimutwaye. Kandi ubu buhamya bw'agakiza hari ubuhamya bubiri. Guhamiriza abantu ko upfanye na Kristo ukazukana nawe aribwo bubonerwa mu mubatizo. Ariko hakaba n'ubuhamya bwo guhamiriza abantu ko hari agakiza karimo kanesha ibyaha. Kunesha ibyaha nibyo Yesu yavuze ngo utazampamya mu bantu. Nanjye sinzamuhamya imbere y'abantu. Ariko ntiyavuze ngo utazampamiriza mu mazi. Guhamya ko kunesha. Guhamya ko kunesha. Abantu ntibatwumve nabi ko niba ari umukanguzi ntabwo tuje gusinziriza abantu. Iri jambo Kristo yavuze ngo utazampamya nanjye sinzamuhamya. Bamwe mu bantu baryubashye cyane tunareberaho ni itsinda yabanye naryo nk'intumwa nk'abigishwa be. Ririya tsinda ryubashye cyane iri jambo rya Kristo. Kandi abenshi Yesu yaje barabatijwe. Burya Yohana yari yarababatije. Kubabwira ngo uzatinya kumpamya ntabwo yabasubizaga mu mazi. Ntabwo yabasubije mu mazi. Ubwo rero twafashaga na wa muntu uri kure. Ukurikirana umukanguzi ari kure. Yego. Akumva ubutumwa bumugezeho n'ijwi rikangura kumva rimugezeho akavuga uti ndakangutse. Ariko nubwo nkangutse nigeze numva amakuru. Habaho za Yorodani bibizamo umuntu ngo akaba aremewe rwose. Ariko hari ijambo nibutse ijambo Kristo yabwiye Yohana mubatiza bari kumwe kuri Yorodani. Yohana yaragiye kwanga kubatiza Yesu. Avuga uti se ubu ni ngombwa kukubatiza ko nabatizaga abafarisayo n'aba bose aba bana b'inshira ndiye ko nabakiza umujinya ugiye gutera uhenda kubatiza ndagukiza iki? Niki kiba ufite gituma nkubatiza? Ndabona atari ngombwa kwirirwa nkubatiza.
ariko Yesu ibyo bari kubivuga amazi ahari ari hafi yabo amazi arahari Yohana ari muri Yorodani Yesu amubwira ijambo nakunze aramubwira tumva emera ubikore dusohoze gukiranuka kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose naravuze nti se gukiranuka gushobora kuba igice kukaba gufite ibiro runaka biri kuburaho amagarama ku buryo kutuzuye igipimo cyuzure igipimo cyuzure iryo jambo nabanje gufata akanya ko kuritekerezaho ariko igihe bari barimo naho Kristo yasanze Yohana byari binakwiriye ko Kristo abikitegerereza umuntu muri babandi asanze akaba nk'ababereye ikitegererezo hataza kugira n'ubangamirwa n'icyo yakoze kubona Kristo nawe ubwo abatijwe binahaye morale n'uwari umaze kugira gute kubikora n'uzabikora ntazumve ko ari ishyano ryaguye nawe azavuga ati uko biri kose kuba narabikoze ntacyo bintwaye na Yesu yagize gute yarabikoze ariko gukiranuka kwari guhari n'ubundi atarabatizwa hanyuma uyu munsi ubivuze nibutsira ijambo kugira ngo gusohozwe reka twibutse abantu bakurikiye Umukanguzi TV ko Yesu yakoreye mu bihe bibiri igihe cy'isezerano rya kera isezerano rishya ko ni no gusohoza si ukuzuza ntabwo ari ukuzuza agira ngo ni ukuzuza cyangwa kubikura kwaba gucagase agiye kukuzuza ni ukubisohoza noneho twebwe ntabwo umubatizo wacu usigaye ukorerwa muri Kristo Yesu ese iryo jambo raryibuka ijambo ry'Imana ritubwira ngo ababatirijwe muri we mu rupfu rwe bazukanye nawe bazuranwa nawe umubatizo rero uri obligatoire ukenewe uri necessaire kuruta ubundi nuwo kubatirizwa mu rupfu rwa Kristo kubw'amaraso ari wo duhabwa no kwa kwizera bivuze ko umuntu utari ahantu hataboneka amazi ntabwo bikuyeho ko yabona ubugingo noneho umuntu uri ahari amazi nawe sohoza gukiranuka aka kantu k'amazi abantu bagafashe nk'iturufu cyane hari n'amadini abatiza kenshi bakagira ngo nibyo bitumye abantu beza kugafata nk'iturufu cyane byateje ikibazo cy'uko hari n'ababatizwa w'amazi gusa akaba ariwo batunga bakabatizwa umubatizo w'amazi kubera kumva ko niba naragiye muri Yorodani uzi kuriya muririmbyi uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga nasanze benshi mu madini n'amatorero bawuhuza n'umunsi umuntu ajya mu mazi bamwibiza mu mazi bagira ngo nicyo gihe impamvu iyo ubwiye umuntu ukamubwira uti igihe wakirijwe n'iryari yihutira kukubwira itariki pasiteri yamwibije mu mazi menshi niyo matariki namwe mudukurikiye ndatekereza ko abenshi ariko mubifata iyo ubajije umuntu wakijijwe ryari ni mu 2000 niho nabatijwe ubwo nicyo gihe yageze gute ariko igihe umuntu akirizwa ni igihe umwuka wera amumanukira ukagira imbaraga zitangira kugutsindisha ibyaha ugera ku rwego rwo kuzajya ntabwo habatizwa umuntu umupagani habatizwa umuntu mu mazi menshi ntiyajya umupagani hajya umuntu wamaze gukizwa navuga ntihajya umuntu wabaye umwana w'Imana niwe ujya mu mazi menshi umuntu wagiye mu mazi menshi atarahinduka umwana w'Imana bivuze ko kubatizwa ni identite ni identification ko nta muntu uhabwa irangamuntu ataravuka n'umuntu ubatizwa agomba kuba ariho muri Kristo none ko numva habayeho amahano ubu si nk'ubukunguzi umuntu bamuhiranga muntu ataravuka ntago bishoboka baba baza azitwa nde hari n'abantu noneho bajya muri ayo mazi bagakomeza kuba bo bari bo mbere yuko bagumamo kubera iki kuko amazi ntiyabaye ikimenyetso cyo guhinduka kwabo kuko kitari nacyo kuko ubundi ntabwo Yesu aza kuko icyo nshaka kubabwira icyo nari ngiye kuvuga uyu mubiri niwe ukorerwaho ikimenyetso cy'umubatizo ariko agakiza ntigakoreshwa ikimenyetso cy'umubiri agakiza ni ubugingo ni ubuzima bw'umuntu w'imbere aribwo buzabona Imana kuko iyo mirimo yose ikorerwa ku mubiri ibaye ari yihesha umuntu agakiza yazapfa ntikazongere kubaho
ariko kuko umubiri upfa ukabora ubugingo buriho Buriho. buzakomeza kubona Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kubatizwa uw'umwuka mbere y'uw'amazi, hanyuma uw'amazi ukaba guhamya. Ariko kandi uyubatijwe mu mazi, nge simuveba nk'abamubatije. Burya uyu muntu ujya mu mazi ataraba umukristo. Wavuze ijambo numva rinteye ubwoba. Uyu mubatizo ni nko guhabwa idandite. None umuntu bamuhaye idandite kandi ntawe uhari, atarabaho, ataravuka. None umuntu umuhaye icyo cyangombwa kimuranga mu gitabo cy'irangamimerere atarimo, we ntabwo afite ikibazo. Jiste harimo izina mu gitabo cy'irangamimerere ry'uwo muntu. Cy'uwo muntu nabwo icyo gitabo cy'uwo muntu iciwe, kuko ari abantu bafite amazina mu bitabo by'idini. None se ubwo si nka ruswa y'indengakamere, ariko iyo inamunga ubugingo. Ko ruswa imunga igihugu, ariko iyo yo mu buryo bw'ubuyobokamana, kuko ubundi scientificoma baravuga ngo kuri si ngombwa ngo kuvugwe kose, kuko hari abantu bafite ubwenge butemererwa kumenya byose nk'uko biri, bareresha intambwe ku ntambwe. Ariko spiritually ukuri yo kutuzuye aba ari ikinyoma cyejejwe. Aho kugira ngo weze ikinyoma rero ugihe abantu nabo niko babigenza. Ubufasha umuntu ukamushyingura ataravuka, jiste abaho ari umupfu, ari we wamwishe. Hari ibigo bimwe njya numva ko bijya bihanirwa ko byagiye bihemba imishahara y'abantu bitagira, ugasanga kuri liste y'abakozi bahembwa habaho n'andi mazina y'abantu badakoraho. Kugira ngo ya mishahara igiye kuri ya mazina igarukire bamwe bahemba mu nyungu z'ababandi. Hari izina ariko nyiri iryo zina ntahari. Noneho hari uzitirirwa iryo zina, afata ibyo wa wundi yakabaye afata. N'uwo muntu batijwe mbere yo gukizwa niko abameze nk'umuntu uwumubatije, abameze nk'umuntu uhembwa amafaranga y'izina atitwa, abyaza umusaruro izina ritanariho. Kandi akenshi tubarura amazina y'abari mu bitabo by'idini, ariko abakijijwe ntitujya dukunda kubimenya. Ntabwo dukunda kubimenya. Rero twari turi kuri ibyo bimenyetso, biravuze ngo niyo bitakorwa umuntu uraho atabona uko bikorwa, ntabwo uciriweho iteka. Noneho tubonye ko umuntu yaba umukristo, tubonye ko hari ibimenyetso bitakubuza kubona ubwami bw'Imana. Ariko kandi nanone twari turi ku ijambo rivuga ngo uko umukristo yakitwara mu mpinduka z'ibihe. Noneho tugeze mu ijambo ibihe. Ese ubundi iyo umuntu avuga ibihe, biba mu mashusho atatu, ariko ndagira ngo uduhe ibihe ni iki. Ibihe bibaho mu ahashize, ahariho n'ahazaza. Noneho impinduka zabyo ubyumva gute? Daniyeli niwe wanditse arahanura avuga ngo ni Imana inyuranye ibihe. N'umubwiriza yarabivuze ngo ikintu cyose Imana ikigenera igihe cyacyo. Ariko Kristo aza kuza kubabazwa cyane. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice c'12 uhereye muri 52, aza kuza kubabazwa cyane nuko abantu b'iki gihe batamenya kugenzura b'iki gihe. Apana bibihe byashize, apana ibihe bizaza. Abantu b'iki gihe bivuze ngo nabari kutwumva, batamenya kugenzura iby'ibihe bagezemo. Kandi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mbabajwe cyane nuko abana b'umwijima cyangwa bisi bamenya kugenzura ibihe, bakavuga ngo imvura igiye kugwa, ubwo umuyaga uje gutya imvura izagwa, ubwo bigenze bitya tubushyuye bugiye kuza. Ariko ngo abana b'umucyo ntibamenya kugenzura iby'iki gihe. Ibihe, niba hariho umuntu w'umuhanga wo kwemerwa, ni umuntu umenya kugendana nuko igihe kije akamenya uko ari buze kugihagararamo. Ariko nta muhanga wakabaye uruta umukristo. Nta muhanga ku isi wakabaye uruta umukristo, kuko umukristo yavukiye ahandi hantu hari hayi kuruta abandi bantu bavukira. Uzi uko Imana yamuvuzeho, yaravuze Imana yatanze ubwenge ko muri Yobu 28:28 ijambo ry'Imana riravuga ngo dore maze ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana iguhumugisha, kandi gukizwa bingana no kuva mu byaha. Gukizwa bingana no kuva mu agize ubwenge bumwubahishije Imana. Noneho ubwo bwenge Pawulo abwira Abakorinto yarababwiye ngo Imana yaburinganije ibihe byose bitarabaho. Bivuze ko uwo mukristo icyo gihe ntikimutungura. Ubwo yaburinganije ibihe byose bitarabaho, ntabwo umukristo yakabaye ari umuntu utunguwe n'ibihe.
iyo udatunguwe n'ibihe nta nubwo bibasha kuguhindura. Ubundi guhinduka kw'ibihe, hari igihe tuvuga guhinduka kw'ibihe abantu bakumva guhinduka nabi. Iyo ibihe bihinduka, hari n'ibihinduka neza, hari n'ibihinduka nabi. Hari ibihinduka bisirimuka, biba byiza bigasirimuka cyane. Ibyo ni ibihe. Hari n'ibihinduka bigwingira, ukabona bisubiye inyuma ati ibihe birahinduka. Kandi bikaba kuri bose. Kuko guhinduka kw'ibihe, iyo wari uri gusoma igitabo kigira amapaje. Iyo uhinduye ubuvuye ku ipaje ugiye kuyindi. Akenshi ibintu biba biri kuri iriya paje ntabwo ari byo ubusanga aho ugiye ku yindi. Ariko ku musomyi ntabwo bivuze ko nubwo agiye ku yindi paje, ku muntu uzi gusoma, wize gusoma, uzi gusoma neza, ururimi ntiruhindutse, ruracyari rwa rundi. Ntabwo bivuze ko biri buhite bimunanira gusoma ibyo asanze ku yindi paje, kandi yarize kugira gute gusoma. Kandi na paje ivuyeho yayisomaga. Ahubwo iyo paje ihindutse yunganiriye abandi. Wakagombye kuyihindura uzi icyo. Umusomyi uzi gusoma mufate nk'umukristo. Umukristo ni umuntu uri ku isi uzi neza kw'ibihe bihinduka, arabizi neza. Yego. Noneho n'utarubyiteguye amenye ko ariko bigenda. Noneho paje irahindutse, tuvuye mu gihe twinjiye mu kindi gihe. Icyo gihe kindi rero twinjiyemo, Yeremiya 17 umurongo wa 7, umuntu wiringiye Uwiteka akaza amusanga amuhungiyeho, akinjira muri we. Yaravuze ngo uwo muntu abaye nk'umuntu utewe hafi nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Icyo giti ntabwo kireba ngo imvura iri kugwa, ngo ubwiri kugwa ngo ndashamaje, none ubwizuba rivuye amapfa akabaza, ndumye ndagagaye mbaye nk'umuberanye. Ntigitinya amapfa, ntigitinya igihe cy'amapfa. Amapfa yacanye. Kuko ahantu giteye ntabwo hakemerera guhinduka. Nta gihe gikenesha umukristo. Imana ishimwe. Igihe cyose uko cyaza gisanga umukristo ari umukristo, kandi kigomba no gusiga ari umukristo. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ndetse kugeza kugupfa. Mu bintu byose harimo impinduka z'urugo, harimo kubura urubyaro, kusuzugurwa n'umugore cyangwa umugabo, harimo kwangwa n'idini, kubusengeramo ntibagusure, kubura umukozi mu idini ntuhembwe. Akase nako twagashiramo. Tugezaho nibuka muri iyi periode ntagakora ntahembwe agaceceka. Ngewe nsengera mu itorero rya DPR, kandi nawe nuko niho nsengera. Turi mu gihe cy'impinduka. Twagiye tubona muri ino minsi y'amavugurura inzego z'ubuyobozi ziri gukora. Hari abantu bagiye basezera kuko babuze imishahara. N'ubwa mbere amavugurura bayeho, nta nubwo ari ubwa mbere. Itorero ryabaho, hari abantu bagiye basezera kuko babuze umushahara. Kandi abo bantu ni abashumba. Nuko twagiye tubagabanya mu byiciro kubw'impamvu runaka z'itorero, kuko abantu iyo bayoboye ntibaba bangana, kugira ngo umwe muri bo yumvire undi. Noneho bose bari muri pastorali, tubivuge gutyo ko ni evangelization. Ukabona umwarimu uti ndagiye mu mpembye make, umushumba uti ndagiye mu mpembye make. Abo nabo ni impinduka zibihe. Ese uwo muntu wasezeye kuko bamuhemba make, unyumve n'abaduteza amatwi batumve. Rimwe na rimwe hari igihe atuye i Kigali, afite impamvu ituma asezera. I Kigali arakodesha inzu y'ibihumbi 200, none bamushyiriyeho umushahara w'ibihumbi 21. Ni kuva kuri 40 na 21. Mbo bamuhaye ibihumbi 40. By'umwihariko n'umwana bafashe imirimo mu rugo cyangwa umuzamu barindira umutekano, nawe arenza ayo mafaranga muhemba. Mu mpinduka zibihe, sibyo? Abana ku ishuri, ntabwo aya mafaranga ari kujya guhembwa azabatunga. Ariko kandi uyu muntu nubwo abuze umushahara ari mu murimo, sibyo? Ni umukristo Imana yatoranyije mu bandi. Ni intore yari yatoranijwe, ihabwa inshingano zo kubaha Imana yakabaye ibiri. Noneho yitwa izina rya Kristo yahawe ryo kuba umwungeri w'intama, aba umushumba mu ntama za Kristo. None impinduka z'igihe ziraje. Uyu muntu kubw'ubukristo agumeho adahembwa cyangwa asezere kuko amafaranga abaye make. Mu mpinduka z'ibihaha umukristo yitwara.
mbuze wumva ubajije ibintu ndumva bikomeye birakomeye. Ari ukuntu umuntu yumva ibintu akumva ibintu by'amamosiyo ibintu bimeze ukuntu birazamutse. Ubundi iteka ryose iyo ufite urugendo ukaza kugira ingorane ukayoba inzira ukinjira aho utari bwinjire uhahurira n'ingaruka. Iki wise ubushumba cyakabaye gikorwa mu nyito yitwa umuhamagaro kandi w'Imana. Mu muhamagaro w'Imana ntabwo habamwe ibihembo bino bifatika byo guhemba imishahara. Mu muhamagaro w'Imana nyawo w'ukuri, ahubwo abantu uyu munsi benshi navuga ntibagize amahirwe mu mwanya wo kwerekwa aho bakabaye baragiye kera, bakaba bari bamaze igihe barahushije inzira. Ubwo ushatse kuvuga ko bagaruwe mu nzira. Bagize umugisha, umva, bagize umugisha. Ngewe urumva ubimye umushahara n'uwumanuye mufata nk'umuntu ubayoboye inzira, ahubwo bakabaye baranyuzemo mbere. Hari umugabo none se nkubeshye, hari umugabo umwe, ubu uravuga ngo hari umugabo umwe numvise ntavuze, namubonye yahinduye indobani urushundura. Nawe numwe mu bantu bari bari muri uyu muhamagaro, yambuwe akuwe ku mushahara, ahisa ahindura urushundura, atangiye gukora ibinyuranye n'ibyo yarakoraga. Yakoresheje ijambo rivuga ngo iyo nza kumenya mbere aho urushundura rwanjye ngomba kururoba, ubu mba ngeze kure. None rero uyu muntu utewe ikibazo n'izi mpinduka ntabwo mufata nk'umuntu wari uri mu murimo wa gishumba nk'umuhamagaro, mufata nk'umuntu wari uri mu murimo wa gishumba baramubeshye ko ari ibye ariko atari ibye. Kuko yabiza kubibye yari kuba mu ijambo rivuga ngo nta bya none nta bizaza byantanya na Kristo. Nta bya none nta bizaza byantanya na Kristo. Kandi Anicet, tunibuke ko iki gihe turi gukoreramo nta nshingano mu itorero zigihari zizirikira umuntu mu itorero 100% ku buryo atajya korora inka cyangwa ngo akore botike. Ntabwo turi mu gihe cya kera cy'ubutambyi umuntu yabaga mu ihema akajya atungwa n'ibyo bazana. Waba umushumba ufite iminsi yo gukora n'amasaha, ufite n'indi minsi wajya guhaha. Sinzi niba tubyumva kimwe. Oya, ngewe ntabwo tubyumva kimwe. Ntabwo tubyumva kimwe. Mwihanganira ubu bujiji ngira. Mwihanganira ubu bujiji ngira, nemera ko umushumba akwiriye kuba ari umushumba agatungwa n'umurimo akora. Kuko ku rwanjye ruhande abantu baba mu bindi baba no mu nshingano nibo batuvangira. Ko ari bo gusa se nyine ubwo abo gusa nimwe mutwiciye umurimo. Tukivangirwa niba ari bo batuvangira, abo gusa nimwe mutwiciye umurimo. Umuntu werejwe gukora umurimo w'Imana yakabaye ari cyo yakabaye kuba ari cyo ashinzwe. Ibi ubu ntibaba bari kubaziza ko atari cyo bashinzwe gusa. Ibi impamvu nge mvuze ngo nubujije nuko bihuriyeho n'icyo mwita ubwenge bwinshi. Yego, ariko iki mu cyumve abanyagicaniro batungwa n'umurimo w'igicaniro. N'umurimo w'igicaniro ikintu cyabayeho ikosa, abantu bari gukurwa mu nshingano bagiye kumenya ko bigishije abantu ikinyoma. Yego, icyo kinyoma kigiye kubafungira uburyo bari kubaho batekanye mu muhamagaro kuko bakibanje. Fondasiyo yabo yabaye mbi. Ubundi umuhamagaro w'ivugabutumwa ugira ministere 5. Hari ubuhanuzi, intumwa aricyo twita apostles cya apotre, hari ubushumba bungeri, sibyo, hakaba abigisha n'ababwiriza butumwa. Abo bantu baratandukanye. Abigisha n'abadiscipolinga abantu ku rugero bageza ku gihagararo cya Kristo. Ababwiriza butumwa na ushobora kubwiriza ariko utari kurera. Kubwiriza ni ukwibutsa umuntu icyo yakagombye gukora. Izo ni inzego zikorera aho ngaho. Abo bantu basangiye uwo murimo bose, Imana yabahamagariwe icyubahiro kimwe
ibahamagarira umwanya umwe, umurage umwe, mu mwami umwe, umubatizo umwe no kwizera kumwe n'igicaniro kimwe. Icyo gicaniro gifite ibikizaho inyungu ziza ku gicaniro byakabaye bitunga bose bitunga bose, kuko Paulo yaravuze ngo ubagirire neza, ariko cyane cyane abarushywa no kugabura ijambo ry'Imana. None iki ndacyumva, byakabaye bitunga bose, ariko bikabatunga mu buryo bwo gucirikanya bumeze nk'amakontara nzaguhaya. Ntabwo ari uguciririkanya ngweja yabure mugirana ibibazo, ahubwo uburyo bibatunga bwa mbere umuntu utungwa n'uyu murimo agira kunyurwa mbere yo guhembwa. anyurwa mbere yo guhemba kuko adakorerwa ibihembo. Iyo bije aranyuzwa, bidahari aranyuzwa. Paulo yavuze ngo naba mfite ibisaga naba ntabifite. Hari ijambo Paulo yabwiye turi ku mukristo mu mpinduka zibiri, yabwiye Abaefeso Abafilipi, uti ndabashimira ko mwongeye kunzirikana nubwo mwari mwaratinze, ariko nimwumva mbashimiye ko mwanzirikanye ndimutekereze ko mbivugiye ko nakenaga, kuko ngiye uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, naba mfite ibisaga naba mfite ibidasaga, byose shobozwa na Kristo. Iri jambo risubiremo, uyu yahindurwa